Ni mu masaha y'igitondo Jason rero uba wirariye rwose muri buwate abyina ubu ngubu mu gitondo nibwo aba agitaha. Akigera mu cyumba cye rero yahise atangira kunywa ibitabi nyine yajyaga anywa, dore ko rwose uyu mwana yafataga ibiyobyabwenge birenze urugero. Ni nako kandi yari ari gufata telefone ari guhamagara umusore bari bari kumwe, atumva se ati none se wampaye akanimero ka wa mukobwa wari ukwicaye iruhande? Ariko ntabwo mvuga wa wundi unanutse, ndavuga wa mukobwa wari uteye neza w'igikara, niko kanimero nshaka. Uyu mushuti we rero aba ari kumubwira ati urabanza umpa amafaranga kugira ngo nguhe iyi nimero. Naho Jason ati ariko se wowe kubera iki utajya worohamo, kubera iyo utayimpa ntayaguhaye? Ariko nta kibazo, kubera ukuntu nyishaka cyane ndayaguha nta kibazo. Naho rero ku rundi ruhande mama wa Nuria ndetse na Kadima ni inshuti cyane wa mama wa Jason. Aba babyeyi bombi rero bakunda kubyukira kuri telefone bari gusenga, ndetse rimwe na rimwe mama wa Jason akaza iwabo wa ba Kadima kugira ngo nyine bafatanye gusenga. Uyu munsi rero mama wa Jason nawe aba ananiwe cyane, naho rero mama wa ba Kadima aramuhamagara maze akamubwira ati gira vuba uze dusenge, ntabona ko bakererewe. Mama wa Jason ati ndananiwe cyane, umfashije rwose twabikorera online. Naho rero mama wa ba Kadima ati nta kibazo rwose, reka dusengere online, ariko byuka vuba kuko nanjye ngiye kubyutsa abakobwa banjye maze dusengane. Mama wa Jason yabyutse vuba maze ahita abwira umukozi wabo ati mbwirira Jason maze aza dusenge. Nyamara uyu musore ibintu yari arimo byari ibintu bitangaje, dore ko nyine uyu mukozi yagiye kubimubwira agahita abona ko yari ari kwidroga, ariko nyine yarabimubwiye. Uyu musore ahita amubwira ati nsohokera mu cyumba, agira vuba, ihute kandi ntukansakurize. Uyu mukobwa rero yaragiye. Mama wa Jason abanyetaje yarisengeye nyine, yari abizi ko uyu mwana we kugira ngo abe yakwemera gusenga bigoranye. Nuria rero we na Kadima bo nyine baba ari abakobwa bakuriye mu rugo rusenga cyane, dore ko mama wabo aba bashyiraho igitsura gikabije. Nta bintu rwose bitari ibintu bihesha Imana icyubahiro bijya bibera muri runo rugo, dore ko rwose n'indirimbo zisanzwe n'indirimbo ntabwo aba bana bemerewe kuzumva. Hanyuma rero barasenga nyine ibintu rwose biba byashyushye. Umunsi rero wakurikiye Jason yaje mu rugo iwabo, ariko ari kumwe n'umukobwa yari azanye. Ni wa wundi nyine yasabiraga nimero, yari yamaze kuzibona yanamuhamagaye bavuganye. Baje mu modoka, bakigera mu rugo umuzamu yahise abwira Jason atumva mama wawe ari mu nzu. Jason rero yagize ubwoba, dore ko yari azi ko mama we adahari, maze ahita abwira nyine uyu muzamu ati hanyuma rero wowe nyine n'uyu mukobwa mugiye guca mu gikari, hanyuma ngiye kugenda njye muri salo ndangaze mama wanjye, ndamusohokana muzane hano hanze, hanyuma namwe nyine mukore ibishoboka uhita umwinjiza mu cyumba cyanjye ku buryo nta muntu n'umwe uri buze kumubona. Umuzamu rero yamubwiye ko nta kibazo, maze Jason ajya muri salo. Yabwiye mama we ati mama umeze neza? Atumva rero rwose nagize ikibazo, imodoka yawe yangiritseho gakeya ariko nayikoresheje, ngwino ujye kureba nyine uko bimeze. Birumvikana nyine mama we yahise asohoka yihuta kugira ngo ajye kureba. Uyu musore rero yamwerekaga ahantu rwose hatigeze hagira n'ikibazo, ati dore hano hari hangiritse cyane, urabona se batabikoze neza, urabona hari ikibazo? Mama we ati ndabona rwose nta kibazo, bayikoze neza. Akongera akamwereka urundi ruhande. Yamuzengurukije iyi modoka nk'inshuro 3 zose kugira ngo banze nyine bakore gahunda. Mama we rero yaramubwiye ati gusa umuntu wagukoreye rwose iyi modoka ndashaka nimero ze, kubera ko niwe uzajya uhora nkorera, urabona ko utamenya ko yigeze igira ikibazo. Jason ati cyane. Naho rero mu kanya wa muzamu yarasohotse maze ahita yicira ijisho Jason byo kumubwira ati byarangiye nyine umukobwa yageze mu cyumba, nyamara uriya mukobwa ari kuzamuka kuri esikariye, wa mukozi wari uri gukoropa hasi yaramubonye nyine ko ari kugenda gahoro cyane ajya kwinjira mu cyumba cya Jason, gusa nyine yari yicecekeye. Jason rero akimara kubona ko nyine aferi yarangiye yahise abwira mama we ati urabona ko nta kibazo nyine, ubu noneho wakwisubirira mu nzu. Mama we rero yaragiye, maze uyu musore abaza umuzamu ati nta kibazo? Umuzamu ati ntacyo. Nawe rero yahise yigendera maze yigira nyine mu cyumba yisangira wa mukobwa. Uyu mukobwa kandi yaraye muri iyi nzu
umunsi rero wakurikiye mama wa Jason aba yicaye muri salo maze agahamagara wa mukozi wabo aba ashaka rero kumutuma ibyo kurya, maze uyu mukozi yabizana agatangira kumukorwa atarabishyira no hasi. Mama rero wa Jason ahita amubaza ati ni iki? Naho uyu mukobwa ati nta cyahari, nshobora kuba ntameze neza. Mu kanya rero amubwira ibyo ari buteke, nanone yatangira kuvuga ibintu byo kurya, uyu mukobwa akaba arongeye rwose ashatse kugarura. Mama wa Jason rero ahita amubwira ati mbwira, ntumbwire ko rwose utwite kuko ibimenyetso ufite biri kubinyereka. Uyu mukobwa yaramubwiye ati oya ntabwo ntwite. Naho mama wa Jason rero mu mama w'umunyamahane cyane kandi utajya uvugirwamo, yatangiye kubwira uyu mukobwa ati mbwira vuba ntanatangira kugukubita, urabizi ntabwo rwose njyewe njya nkina. Uyu mukobwa yaramubwiye ati yego ndatwite. Mama wa Jason ati ninde waguteye inda? Uyu mukobwa ati ni Jason. Mama ati hoya ntabwo ibyo bintu byashoboka, umwana wanjye ntabwo yakora ibyo bintu. Naho uyu mukobwa ati nyamara ni we. Mama rero wa Jason yahise ajya kumuhamagara, maze uyu musore araza, yaje muri salo ati mbwira nibyo koko niwe wateye inda uyu mukobwa? Naho Jason ati njyewe ibyo bintu se nabikora? Ati hoya rwose. Ati niko yakubwiye se? Atarambeshyera. Uyu mukobwa ati winyihakana, nibyo rwose niwe wanteye inda kandi urabizi neza ko udakwiye kunyihakana. Jason ati hoya ntabwo ari byo rwose mama, uyu mwana arabeshya, nta hantu na hamwe nigeze mpurira nawe. Mama wa Jason rero byari byamuyobeye, yayobewe ibyo gufata n'ibyo kureka. Naho rero uyu mukobwa w'umukozi ati mama arakubeshya rwose, nibyo kubera yuko n'ikimenyimenyi ubu ngubu tuvugana Jason afite umukobwa mu cyumba wajemo ejo kandi bararanye. Jason ati wibeshya, wakubera icyo ubeshya wa mukobwa we? Mama we ati wagenda ukamuzana. Naho rero uyu mukozi ati cyane. Jason ati ako ni akagambane, ubwo wabona ari we wamushyizemo none akaba agiye kumuzana. Uyu mukobwa rero yaragiye kuko aramuzana. Mama wa Jason akimukubita amaso yarumiwe ati uyu mukobwa kandi ni gute umuzana mu nzu yanjye, maze rwose ukahakorera ibintu utemerewe kuhakorera, ukararana n'umukobwa mu nzu yanjye? Jason ati ni ukuri uyu mukobwa sinamuzi, sindanamubona n'ubwa mbere mubonye. Ati wowe uranzira? Umukobwa ati hoya, dore ko yari afite n'ubwoba. Ati ni ubwa mbere nkubonye, nanjye rwose ntabwo nzi ukuntu nageze hano, ahari nayobye maze nyobera muri iyi nzu. Mama wa Jason ati mu nzu zose ziri hano muri iyi karitsiye iyanjye niyo wahisemo kuyoberamo? Uyu mukobwa rero uri kuvuga anadidimanga rwose, ubona yabuze icyo afata n'icyo areka. Yakomeje kwisobanura ariko ari kugenda yisobanya. Jason nawe niko byari bimeze, yari ari guhakana yivuye inyuma. Mama we ati wa mwana we ko ndeba rwose utangiye kunanira. Jason ati mama nakubwiye ko atari byo, ahubwo bano bashobora kuba bangambaniye, sinzi impamvu rwose bari gushaka gutuma umbona nabi. Uyu mukozi yahise abwira mama wa Jason aturagira ngo nibyo byonyine se? Ati umuhungu wawe ureba hano uri kwigira marayika, uri kwigira intama, tekereza yuko anywa n'urumogi, anywa ibiyobyabwenge. Mama we ati oya noneho rwose urarengereye, ibyo yabivugaga yikoreye amaboko. Ati ntabwo bishoboka. Ati none se wigeze umubona binywa? Naho uyu mukozi ati cyane rwose. Ati ahubwo se njye kubikuzanira mu cyumba cye ko mbizi ko birimo? Jason ati wa mukobwa uranyinjirira mu cyumba turabonana? Ati uribeshya ukankandagirira mu cyumba, urabona icyo ari bugukorere? Mama we ati genda ratubizane. Jason ati rega mama ibintu byose bari kumbeshyera, njyewe koko urabona nanywa ibyo bintu se nabinywa mbikuye? Ntabwo bishoboka rwose, sinabinywa, nta n'ahantu na hamwe nabikura. Mama we atumva reka gatoya abanza agaruke. Uyu mukobwa w'umukozi yagarutse afite ibimogi byuzuye urushyi. Ati dore ngibi rwose ibintu asigaye yirirwa anywa. Mama we akibikubita amaso noneho yaravuze ati karabaye, mana y'icyubahiro, noneho ndabigenza nte? Ndavuga iki? Ndakora iki? Umwana wanjye yarangiritse neza neza, uzi yuko umwana wanjye nta kibi na kimwe atagikora. Uyu mukozi rero yahise abwira mama wa Jason ati uyu mukobwa ureba hano bamuzanye ejo cya gihe Jason yaguhamagaraga ngo ujye hanze kureba imodoka. Mama wa Jason yahise atekereza ukuntu Jason yamwerekaga ibintu bidasobanutse, maze ahita amubwira ati burya bwose wari unjyanye kugira ngo ndangaze. Yumvise rero ibintu byose bimurenze, dore ko rwose yabuze icyo akora, abura icyo areka. Mbese yumvaga ibintu yumvise uyu munsi atarabyiteze, kubera ko yizeraga umuhungu we cyane, nubwo rwose atajyaga akunda kuboneka mu isengesho ngo basenge, ariko nanone
yumvaga rwose ari umwana nk'abandi ndetse nta kintu kibi na kimwe ashobora gukora. Mama rero wa Jason mu marira menshi, dore ko rwose agahinda kari kamurenze, nta wundi yagombaga guhamagara uretse mama wa Banuriya, kubera ko nta wundi muntu n'umwe baziranye nyine kandi bari inshuti ku buryo yamubwira ikibazo agize. Yatangiye kumubwira ibintu byamubayeho, ukuntu rwose umuhungu we noneho rwose yabaye undi wundi. Mama wa Banuriya ntabwo yabyumvaga, atose uri kuvuga ni Jason nsanzwe nzi cyangwa n'uwundi? Naho mama wa Jason ati nanjye numiwe, ahubwo banguka rwose maze uze nkubwire turi kumwe, kuko ndumva ntabasha gukomeza kubivugira kuri telefone. Mama rero wa Banuriya yahise agenda yihuta. Akigerayo rero yasanze mama wa Jason amarira yamurenze. Ati tekereza imyaka yose ishize natekerezaga ko ari njye nareze umuhungu ufite discipline, umuhungu ufite ikinyabupfura, umuhungu mbese mwiza kurusha abandi bose, none ntunguwe no kubona ahubwo ari njye mfite umuhungu mubi kurusha abandi bose. Ndababaye, ntabwo ushobora kubyumva. Ahari nkwiriye gufata umwanzuro maze nyine nkamwoherereza papa we, cyangwa se nkamujyana aha hantu nyine bafasha abantu kureka ibiyobyabwenge n'ibindi bintu byose bibi. Mama rero wa Banuriya yahise abwira uyu mumama ati harya uribuka imyaka tumaze tuziranye, njye nawe twabaye inshuti na mbere y'uko twituriye mwana, hanyuma se waba unyizera? Mama wa Jason ati ndakwizera cyane. Mama wa Banuriya rero yaramubwiye ati wikuri gutekereza ahandi hantu uri bumujyane, aho kugira ngo umwoherereze papa we cyangwa umujyane ahandi hose, munyoherereze maze mumarane amezi 3, biriya byose bizashyira ndabizi neza. Ndamugenda maze musengere ndetse nkora ibishoboka byose mucunge ku buryo ibyo byose yajyaga abamo nta kindi kintu na kimwe azongera kubasha gukora. Ntabwo rero mama wa Jason yabyumvaga, kuko yumvaga iki kibazo gikomeye cyane ndetse akumva uyu mubyeyi atagishobora. Ariko mama wa Banuriya yahise amubwira ati rega ntabwo ari imbaraga zanjye zizabikora, ariko nyine hejuru ya byose hari Imana, imbaraga zayo rero nizo zizakora ibyo byose. Mama rero wa Jason yaramubwiye ati umva rwose mujyane, kubera yuko ntabwo nanjye numva ikintu nakora, ndumva byandenze si ukubeshya. Yahise agenda rero ajya mu cyumba cya Jason. Igitangaje na kano kanya yinjiye, Jason n'ubundi yari ari gufata ibiyobyabwenge. Acyumva mama we yahise abihisha, maze mama we ahita amubwira ati wari uri gukora ibiki hano? Undi nawe ati nta na kimwe. Mama we yahise amubwira ati zinga varize yawe vuba maze ujyane na mama wa Banuriya, niho ugiye kumara amezi 3, ibyo byose uzagaruka byarashize. Naho rero Jason ati amezi 3? Ati hoya rwose nta amezi 3 ni menshi cyane, kuki se ubundi najyayo ko ibintu byose bakubwiye bambeshyeraga? Mama we ati ndavuze ngo zinga vuba cyangwa se mpamagare papa wawe maze mubwire ntazongere kuguha amafaranga n'umunsi n'umwe, ndetse rwose ujye ubaho nyine nta n'igiceri cy'icumi ufite. Jason rero yumvise byaba bibishye cyane kuko papa we nyine yamuhaga amafaranga menshi. Yatekereje ko rero baramutse babibwiye papa we rwose hari ibintu byinshi yaba agiye kubura mu buzima. Yarabyemeye ati nta kibazo. Yamaze rero gukora varize maze mama wa Banuriya amushyira mu modoka baragenda. Yagendaga amureba maze uko amurebye agatangira kuririmba. Naho rero Jason yahamagaye nyine umushuti we maze ahita amubwira tumva nyine ubundi mu modoka, ariko ntabwo wakumva ukuntu numva nyine nshaka kwinywera akantu. Naho mama rero wa Banuriya ati karabaye, ati wumva ushaka kunywera ikintu mu modoka yanjye? Ati ibyo byibagirwe ntabwo bibaho rwose. Ba Jason rero bakigera nyine hano iwabo wa Banuriya, Banuriya waba yibereye mu gikoni ari gutegura amafunguro. Kadima rero wari uri muri etaje yakubise amaso uyu musore maze agenda yiruka ajya mu gikoni. Ati Banuriya wamenye ibyabaye? Crush wanjye noneho ari hano, ndamwiboneye n'amavarize, ndamwiboneye rwose ari kumwe na mama. Ariko rwose mama wanjye n'umwana mwiza, Crush wanjye birangiye ageze hano mu rugo iwacu. Gusa nyine uriya musore ni mwiza birenze, ariko buriya ujya ubona iminwa ye wagira ngo neza n'indabyo z'amahoze, naho se ujya ubona uruhu rwe
wagira ngo ni nk'akabebe karaye kavutse, naho si ukuntu aseka. Uriya musore ni mwiza birarenze, sinzi uko nabivuga, yabivugaga yanatwawe. Naho Nuria ari kumwitegereza ati kwa mukobwa we, urabizi ko uriya musore uri kuvuga afite imico y'ibirara, urabizi se ko ari ikirara nyine ruharwa. Kadima ati hanyuma se ubundi abantu bose baremewe kuba intungane, ubugira ngo abantu bose bamere nyine nk'uko tumeze? Nuria ati ni akazi kawe buriya gushyira ibirenge hasi, uriya musore si mwiza habe na gato, sinzi rwose ahubwo icyo uri kumubonamo, kandi gerageza witwararike kubera ko mama aramutse abimenye ntugire ngo rwose ntimwamerana nabi. Nuria rero yahise amubaza ati ahubwo se kubera iki mama amuzanye hano ndetse rwose atigeze abitubwira? Naho rero Kadima ati byose birandeba, ati icyangombwa ni uko crush wanjye ari hano, ndumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva, ahubwo reka nze nigendere rwose njye kureba uko ameze. Naho rero Nuria ati ni akazi kawe rwose kubera ko ngewe ibyo ntabwo bindeba. Kadima ati ko bivuga se nk'aho wafushye? Nuria ati mfuhira uriya musore wananiye ababyeyi n'isi yose. Ati ni akazi kawe rwose ahubwo nawe urababaje. Naho rero muri salo mama wa Nuria aba ari kubwira Jason ati hanyuma rero kugeze hano hari amategeko n'amabwiriza ugomba gukurikiza. Jason ati nimumubwire ibyemewe n'ibibujijwe. Mama rero wa Nuria ahita amubwira ati icya mbere, hano nta mwotsi n'umwe ugomba kuhagera, ntabwo byemewe kuhanywera itabi iryo ari ryo ryose. Icya kabiri, hano ntabwo hemerewe kuhanywera ikintu cyose kirimo alukoro ubwoko ubwo ari bwo bwose. Icya gatatu, nta mushyitsi wemerewe kuza hano ngo aje kugusura, yaba ari umusore cyangwa ari umukobwa. Icya kane, ntabwo wemerewe kumva indirimbo z'isi muri iyi nzu. Iyi nzu ni urusengero rw'Imana, twebwe hano turasenga gusa, nta kindi kintu na kimwe ukwiriye kumva mu matwi yawe. Ikindi kandi, amasaha yo gusenga ugomba kuyubahiriza. Niba mpamagaye ngo muze gusenga, nawe rwose ugomba kuba uri hafi aho maze ukazira igihe. Yamaze kumubwira ibi byose rero maze ahita amubwira ati genda ujye mu cyumba cyawe. Ikindi kandi ntabwo wemerewe gufunga icyumba, buri muntu wese yemerewe kukinjiramo igihe ashakiye. Jason ati ariko ni icyumba cyanjye. Naho rero mama wa Nuria ati hanyuma urakeka iyo myuka mibi uzanye hano narwana nayo nte uramutse uyifungiranye muri kiriya cyumba? Jason rero akimara kugera mu cyumba, Kadima yahise aza yiruka maze ahita amuhobera ati ni karibu mu rugo iwacu, ndishimye rwose kuba nkubona hano. Yego ntabwo ari ubwa mbere uhageze, ariko rwose ndishimye kuko ubona uri hano. Hanyuma rero rwose wumve ko wisanzuye. Ikindi kandi ndahari kugira ngo ngufashe buri kimwe cyose, ikibazo cyose wagira ndahari kugira ngo ngufashe. Jason rero ari kumubwira ati urakoze cyane. Kadima yamurebye mu maso atari kuri mwiza, ubundi ni iriya banga ukoresha kugira ngo uhore uri mwiza? Jason yahise amubwira ati wakwihangana se maze ukandeka njyenyine ko nkeneye nyine gushyira ibintu byanjye ku murongo. Kadima rero yahise amubwira ati nta kibazo rwose, ariko uramutse hari ikintu ukeneye wambwira. Jason ati ikintu cya mbere nkeneye ni ukuba rwose nava hano ngasubira iwacu. Kadima ati ntabwo ibyo ngibyo byashoboka, urihangana nyine. Yarasohotse rero maze asiga Jason ahagaze. Bwarakeye rero mu gitondo maze mama wa Nuria atangira kubabyutsa bose kugira ngo bajye gusenga. Yageze rero ku cyumba cya Jason maze asanga uyu musore arasinziriye cyane rwose, yabaga rero afite inzogera yavuzaga kugira ngo bose bumve maze nyine babyuke. Hanyuma rero yarayivugije, Jason ntiyumva, yamugezeho maze atangira kumukomanga ati byuka tujye gusenga. Jason ati hoya ariko gute se tujya gusenga kandi uyu munsi atari ku cyumweru? Naho rero mama wa Nuria ati byuka gabanya ubunebwe, nakubwiye ko amasaha yose hano dushatse dusenga, niyo haba saa 8 z'ijoro niyo haba saa 10 z'ijoro.
buri saha yose dushobora gusenga. Byuka rero gira vuba. Yamuhereje rero ikanzu y'umweru, dore ko bose basengaga bambaye amakanzu y'umweru. Ati iyi kanzu niyo uri buze kwambara maze tukajya gusenga. Sinzi ukuntu rero yarebye haruguru y'igitanda maze abahabonye umubavu yarawufashe maze arawitegereza. Yahise amubwira ati ndashaka kumbwira aho ibyo wanyweye biri, kubera ko iyi mibavu ndayizi neza, ahari utekereza ko ndi injiji kubera ko mpora nsenga. Ndabizi ko iyi mibavu iyo mumaze kunywa ibitabi byanyu munywa muhita muyitera kugira ngo hatagira umuntu umenya ko mwabinyweye. Mbwira rero aho ibyo wanyweye biri. Jason ati ni ukuri nta kintu nigeze nywa habe na kimwe, nta kintu rwose kiri hano. Mama wa Nuria ati wimbeshya, nta muntu ujya umbeshya ngo byemere. Yatangiye kureba rero kuri garderobe, ari nako afata agatebe akigiza hirya nyine kuri garderobe kugira ngo akuririreho. Yaruriye maze agifungura yasanze nyine harimo rwose ibiyobyabwenge uyu musore yari yapfunyitse. Yahise amubwira ati byarangiye winjije ibizira mu nzu y'Uwiteka, byarangiye ibintu byose nakubujije bibaye imfabusa, maze uzana ibi bintu byawe unywera hano. Yatangiye rero gushaka kumukubita dore ko yumvaga bimurenze, maze ahita amubwira ati ambara vuba, noneho sindi bunagusige hano, ambara ndi hano ndakwijyanira. Jason ati ntabwo nakwambara undeba. Naho rero mama wa Nuria aturakeka se uri igiki cyangwa ari iki gitangaje ufite, ambara agira vuba, dore ko yari no kumukubitagura n'ibipfunsi. Naho rero Jason yarambaye maze barasohoka nyine bajya aho bagombaga gusengera. Gusa Jason wabonaga ameze nk'umuntu wihebye, yaragera ahagarara inyuma y'abandi dore ko basengaga bari kubyina, ubona nyine bose bishimye. Naho uyu musore we yarahagaze ameze nk'igiti. Sinzi ukuntu rero mama wa Nuria yamubonye ukuntu ahagaze atari kunyeganyega, maze baragiye aramusanze, yaramukuruye maze aramuzana amwegeranya na ba Nuria, batangira kumufata bakajya bamubyinisha atabishaka. Ariko nyine mama wa Nuria yabona ahagaze akamukubita yanzogera yari afite ku mabuno kugira ngo nyine akunde abyine, atinya nyine ko ari kumukubita. Byarangiye rero nawe atangiye kubyina kubera gutinya gukubitwa, yari afite ubwoba rwose bw'uko bari bukomeze bakamukubita mpaka. Bavuye rero gusenga, Jason agize ngo arajya gufata amafunguro, bamubwira ko bidashoboka kuko uyu munsi nyine biyirije guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 12 z'umugoroba. Nyamara uyu musore yari yarayiyanze ibyo kurya kubera ko nyine yari yivumbuye ngo kubera ko bamuzanye hano yari ashonje rero cyane. Yafashe telefone ahamagara mama we ati mama rwose inzara igiye kunyicira hano, ntabwo bari kumpa ibyo kurya. Tekereza ko ngo bafunze guhera saa 12 kugeza saa 12 za nimugoroba, ubwo se koko urumva ibyo bintu nabishobora? Ndashonje cyane kandi rwose nta nubwo naraye mfashe amafunguro. Naho rero mama wese amubwira ati hanyuma ibyo uri kumbwira urumva bindebaho iki? Icyo bakora cyose niba rwose arizo nzira zo kuguhindura, ngewe ntacyo bimbwiye, ndabashyigikiye ndetse rwose uwo mubyeyi mushyigikiye muri byose. Jason ati nibura se mama, niba ntacyo wakora ngaho nyoherereza amafaranga ndebe ko rwose nagura ikintu cyo kurya. Mama we ati ntayo nakoherereza kubera ko icyo bakora cyose cyatuma uhinduka rwose nzaba ndi kumwe nabo. Ndetse rero nkubwire ikiza nuko wakupa telefone kubera ko ibyo bazagukorera byose ntabwo rwose ugomba kumpamagara, bazagukorera ibyo bashaka byose bipfa kuba ari ibituma uba umwana mwiza, kubera ko warantengushye. Sinkubeshye ndababaye ku buryo ndi kumva rwose nishinja amakosa, ahari iyo mba ntanagutetesheje guhera kera ndakeka ko ibintu bitaba byarageze aho. Yahise anakupa telefone maze Jason agahinda karamwica ati na mama se kandi arantereranye. Jason rero yigiriye inama yo kujya kureba mama wa Nuria maze akamusaba yuko yamuha ibyo kurya. Yaragera amubwira ati nukuri ndashonje, inzara iranyishe. Mama wa Nuria ati none se ntabwo uzi ko twiyirije, turaza gufata amafunguro saa 12? Jason ati ntabwo nahageza kubera ko nta kintu na kimwe naraye mfashe nimugoroba. Mama wa Nuria ati none se niba wabyanze urumva ngewe hari icyo bimbwiye? Wabyanze kubera impamvu zawe, hanyuma rero ubwo nyine uraza gufata amafunguro saa 12 nibwo buri muntu wese wa hano ashobora kugira ikintu ashyira ku munwa, naho mbere yaho ntabwo bishoboka.
ikindi kandi na nimugoroba turaza gufata amafunguro ariko ejo tuzongera dufunge, ubwo n'ubundi nutayafata n'ejo rwose ntabwo uzayafata kuko tuzaba twafunze, aho ni ahawe kumenya icyo gukora. Ntabwo rero Jason yabyumvaga ibi bintu, yumvaga rwose byamurenze. Yaragiye rero asanga nyine Nuria mu cyumba cye, maze ahita amubwira ati ariko se kubera iki mama wawe ari umuntu mubi, kubera iki yankorera ibi bintu, mama wawe nta mutima agira? Naho Nuria ati mbere ya byose banza uceceke, ntiwongere kuvuga izina rya mama wanjye gutyo, mama wanjye nta kibi yakwifuriza, ibyo ari kugukorera byose ni byiza kuri wowe. Hanyuma niba twafunze kubera icyo utagomba kubyumva, twese ko nta muntu n'umwe wagize icyo afata, wowe kuki wumva nyine byaba umwihariko? Naho rero Jason yahise amubwira ati n'ubundi mwese muri kimwe kandi muri abantu babi. Nuria yahise amubwira ati sohokera mu cyumba kandi rwose uramenye ntuzangarukire mu cyumba ukundi. Mu kanya gato rero Kadima wari wakomeje kubona Jason ari kubyina kubera inzara, yari ashonje nyine ku buryo kwicara ahantu hamwe byari byamunaniye. Yakomezaga agendagenda kandi yivugisha, ubona yarakaye birenze. Yagiye rero mu gikoni maze amwibira ibyo kurya yabizanye ku gapurato, maze araza bitereka nyine mu cyumba cya Jason. Gusa ntabwo uyu musore yari arimo. Yarinjiye rero maze asanga uyu mukobwa yicaye ku buriri bwe. Yahise amubwira ati uranshakira iki mu cyumba n'ukuntu muri abantu babi mwanyicishije inzara? Kadima rero yahise amubwira ati ariko njyewe ntabwo rwose abandi bose mbashyigikiye, kubera ko namenye ikibazo ufite ko ari icy'inzara, ushonje cyane. Hanyuma rero hari akantu nyine nakuzaniye. Yahise aterura ya plato, maze Jason akikubita amaso yahise apfundura, abonye ari byo kurya yahise afata ya sahani byihuse ahita yicara ku buriri. Yatangiye kurya nk'umuntu umaze umwaka wose atarya. Yumvaga noneho biryoshye, urebye nta nubwo yari ari gutekereza, nta n'ikindi kintu na kimwe yumvaga. Kadima rero yahise amubwira ati uzi ko wari ushonje cyane, ni ukuri inzara yari ikwishe, ngaho rya rero, ariko nusoza kurya ugerageze nyine uhatere imibavu ku buryo umwuka w'ibiryo uri buze kuvamo. Ikindi kandi uramutse ufashwe nka mama akabimenya yuko wafashe amafunguro, ntabwo ari njye nayaguhaye, nta nubwo tugeze tubonana, sinigeze ninjira no mu cyumba cyawe. Jason rero yaramubwiye ati urakoze cyane, kubera ko rwose yumvaga imbaraga zitangiye gucika. Yarasohotse rero, maze nyine akimara gusohoka mama waba Kadima rero akimara gusohoka, mama wabo yahise aza nyine muri kino gice, ariko we kubera ukuntu yagendaga aririmba ntabwo rwose yajyaga agera ahantu bataramenya ko yaje. Jason rero yarabyumvise ko rwose uyu mumama aje, maze afata bya biryo abihisha muri garderobe, yahise afunga neza. Mama rero waba Kadima yaraje nyine aramuvugisha, maze hashize akanya ahita amubwira ati ariko ndumva hano rwose hari kuhumura ibyo kurya. Jason yahise amubwira ati nanjye biri kumpumurira, ubanza biri guca mu idirishya biri kuva muri ruriya rugo duturanye. Mama rero waba Kadima yatangiye gushakisha muri kino cyumba ariko ntiyabibona. Jason akomeza kumwemeza ukuntu bishobora kuba biri kuva hanze kubera ko yakomeje nawe kumva bihumura. Uyu mama rero yarasohotse, maze akirenga umuryango Jason wari ugifite inzara yahise yongera akurayo ya sahane, maze agikoramo bwa mbere. Noneho Nuria yahise yinjira. Nuria akinjira yahise amubwira ati ndagufashe, gumana ibyo byo kurya wari ufite kubera ko twese twafunze, none wowe uri kurya. Mbwira rero ukuntu ufite ibyo kurya, reka mpamagare mama wanjye. Naho rero Jason yahise amubwira ati mbabarira ndakwinginze, mbabarira rwose uceceke. Nuria rero yarumiwe ati none se burya bwose uzi gusaba imbabazi, uzi guca bugufi? Jason ati mbabarira ntuhamagare mama wawe. Naho rero Nuria ati kugira ngo nkubabare rero bya nyabyo simubwire, nuko nyine uri bunsezeranye kutazongera kumvugisha nk'uko wamvugishije wanyubahutse, kuzajya umvugisha witonze ndetse rwose ukanyereka ko unyubashye. Ikindi kandi ko ugiye kunsaba imbabazi neza neza mu magambo yuzuye, ukambwira uti mbabarira ntabwo bizongera. Jason yaciye bugufi maze afatanya ibiganza byombi ati mbabarira ntabwo bizongera, kandi sinzongera kukuvugisha nk'uko nakuvugishije kare, nzajya nkubaha ndetse rwose nzajya ngucira bugufi, sinzongera kukubwira ibyo niboneye byose. Nuria rero yahise amubwira ati ngaho gira vuba
ubundi uze tujye gusenga. Yahise yisohokera rero maze ahita abwira mama we ataraje. Naho rero Jason yarabanje nyine yimarira bya byo kurya kubera ko yumvaga atabisigaza uko byagenda kose. Baragiye rero barasenga dore ko nyine wari umwanya mutoya maze baba barashoje. Hanyuma rero bashoje gusenga nyine uyu mwanya muto bari bari gusenga, mama wabo yari yibereye hanze we nyine yahoraga yiririmbira ari nako kandi anisengera, nta mwanya wo guta yabaga afite. Yagiye kumva rero yumva nyine mu nzu umuntu wahanishije ari kuririmba nyashi na nyashi, yahanishije rwose. Mama rero w'abantu yateze amatwi neza ati hoya ntabwo bishoboka, uwo muntu se yaba ari kuririmba ibyo bintu mu nzu yanjye? Iyo dayimoni yaba yinjiye iturutse hehe? Yagiye mu nzu maze akinjira mu muryango asanga Jason yahanishije aririmba nyashi na nyashi, ari no kubyina ubona rwose yahimbawe afite imbaraga nyinshi cyane. Yahise amuturika inyuma maze abamukubise yanzogera yahoranaga. Jason rero yarahindukiye ubwoba buramwica. Mama wa Nuria ati ibyo ni ibiki uri kuririmba? Ubwo ni nako kandi Nuria ndetse na Kadima nabo bahise baza muri salo. Babonye rero ukuntu mama wabo yarakaye maze bose baraceceka bitegereza nyine ibiri kuba, dore ko yari ari gukurura amatwi uyu muhungu amukubita akora buri kimwe ati sinakubwiye ko izo ndirimbo zitajya ziza mu nzu yanjye? Ni gute wanduza inzu y'Imana uyizanamo ibyo biririmbo uri kuvuga amaforume y'abagore n'ibindi nkabyo? Nakubwiye ko ibyo bintu ugomba kubisiga inyuma y'iyi nzu. Naho rero uyu musore yari ari kumusaba imbabazi atari ku wundi nkwibarize izi mbaraga zo kubyina gutya uzikuye he ko kare wari warembye uvuga ko ushonje cyane? Ariko burya kuko imyuka mibi irakora, urabona ngo urazana imbaraga kuko nyine wari uri kuvuga ibidashimisha Imana, ukuntu wabyinaga n'imbaraga zose wari ufite. Yahise amubwira ati rero ndashaka yuko uhindura indirimbo waririmbaga. Maze Jason abafasha nyine aho yashyiraga nyashi na nyashi atangira kuhashyira Imana. Maze uyu mumama noneho yahise amukubita ati nta soni uri gufata ikiririmbo kitanezeza Imana maze ugashyiramo Imana? Noneho rero Kadima yahise atera indirimbo y'Imana nyine kugira ngo afashe uyu musore ye gukomeza gukubitwa dore ko yari afite ubwoba. Maze Jason nawe ahita amufasha batangira kuyiririmba. Mama we rero nibwo yaretse kumuhondagura, gusa yahise amubwira ati ubutaha niwongera gukora ikosa nk'iri ndakubwiza ukuri sinzakubabarira, nzagukubita kugeza noneho ahari ushizemo umwuka. Jason rero yari atangiye kujya agira ubwoba dore ko yabonaga ko mama wa Nuria we rwose nta miteto yari afite. Yaramubwiraga ati ngewe ntabwo njya ntetesha abana nka mama wawe, hano uzajya umenya ko ari ku ikosi, hano uri umusirikare, nta bintu byinshi rwose udatekereza yuko hano uzajya wikora ibyo ushatse byose. Umunsi rero wakurikiye Jason yagiye mu gikoni maze ahita asanga Nuria ari kuririmba indirimbo itari y'Imana. Jason yahise amubwira ati hanyuma se izo ndirimbo ntizibujijwe muri runo rugo? Nuria yahise amubwira ati ni wowe utangiye kunyigisha imico mibi, ahubwo gira vuba uzave hano utarampindura rwose ngo nanjye mere nkawe. Jason rero yahise amubwira ati nakabaye nifuza rwose kuba nagenda uyu munsi, nuko gusa bidashoboka. Yarahagurutse rero nanone ahita agenda aramwegera dore ko yari yicaye nyine ku ntebe yari hano mu gikoni, maze ahita amubwira ati hanyuma se ni iki kintu nakora kugira ngo ube wambabarira, kubera ko ndabizi ko nyine nakubabaje kandi nagusabye imbabazi sinzongera kuvuga biriya bintu kuko nabitewe nuko nari nshonje. Naho rero Nuria ati ntabwo ari uko wari ushonje, buri gihe cyose uba umeze nk'umuntu rwose udafite ikinyabupfura. Jason ati none se ndi mubi bigezaho? Buri gihe cyose mpora nyine mvuga ibintu bitari byiza. Nuria ati cyane rwose. Jason rero yahise amubwira ati none se nagufasha koza ibyo byombo? Naho rero Nuria ati wamfasha ariko nyine ntabwo rwose byavuga ko naba nkubabariye. Jason ati none se nakora iki kugira ngo ubashe kumbabarira? Nuria ati keretse ukoze pompaje 200. Jason ati zo rwose ntabwo nazishobora kubera ko n'ubundi urabona ko uyu munsi twiyirije, ariko nyine nubwo ntazishobora ibyombo byo nashobora kubyoza. Yahise rero atambuka maze atangira koza
anabwira kandi Nuria ati ba wiyicariye hariya maze mbe nkogereza, ariko ni ukuri ndashaka ko tugira umubano mwiza, ntabwo nzongera kukwitwaraho nabi. Nuria rero yaramwenyuye. Muri kano kanya Kadima yahise yinjira maze atungurwa no kubona uyu musore ari koza ibyombo. Yahise akurura rero Nuria maze amujyana hanze. Yaramubwiye ati ibyo mbonye se ni ibya nyabyo, uriya musore ari koza ibyombo. Gusa nyine biranshimishije kuko mbonye ko ngiye kubona uko nzajya mwiyegereza, tuzajya duhurira mu gikoni, duhurire mu bintu byinshi. Nuria rero yahise amubwira ati ariko wa mukobwa we, ubanza ushaka ko rwose mama azagushyingura muri iyi nzu, ibyo bintu uri kubitekereza? Ndakubwiza ukuri, mama rwose azakumerera nabi. Kadima ati nta mpamvu ariko yuko mama azabimenya. Nuria yahise amubwira ati rero rwose ndagukarabye, ni akazi kawe, ibyo ushaka kwinjiramo byose uzabyinjiremo, ariko njyewe ntabwo mpari. Yasubiye rero mu gikoni maze asanga rwose Jason yogeje ibyombo neza cyane, ndetse ari no kubihanagura bibika. Mbese wabonaga uyu musore yabikoze neza cyane. Nuria rero yahise amubwira ati biratangaje, ntabwo nari ko rwose n'ibi bintu uzi kubikora, gusa iyi ni intambwe ya mbere, ndakeka bizagenda bigenda neza. Ku mugoroba rero Jason yari yicaye muri salo maze Kadima arahamusanga. Yahise amubaza ati none se umeze ute? Umeze neza? Naho rero Jason ati ntabwo meze neza kubera ko namera neza ndamutse ndi iwacu, ndi mu cyumba cyanjye, ndi mu buriri bwanjye ndyamye. Kadima ati nyine ntabwo ibyo bishoboka, ariko nyine hari ikindi kintu twakora. Urabyumva se ute se turamutse twikiniye amakarita? Yanabivugaga kandi ari kuyazana kuko yari ari hano muri salo. Jason rero yagiye kumuhakanira, dore ko nyine nta kintu rwose na kimwe yabaga anashaka ko akorana n'uyu mukobwa, maze ahita abona Nuria aratungutse. Bahise bamusuhuza rero Nuria, maze nyine Kadima ahita abaza Nuria ati none se wowe urashaka gukina amakarita? Nuria ati yego nari maze kwitegura kugira ngo tujye gusenga, ariko ndabona mama ataraza, naba rero nicaye tukaba dukina. Kadima rero yahise anabaza Jason ati hanyuma se nawe urabishaka? Jason ati cyane, anaseka rwose ubona nyine ku isura noneho hakeye, atameze nk'uko yari ameze. Batangiye gukina rero ubona rwose umukino uryoshye, bari kujya batera story bakanaseka, ndetse na Jason agaseka cyane. Kano kanya yasekaga rero, aba bakobwa babaga bari kumwitegereza ukuntu aseka neza, ukuntu nyine yatarakaye, aba ari umusore mwiza cyane. Bakomeje gukina maze mu kanya gato mama wabo baraje, yasanze nawe uyu musore ari gusekana n'aba bakobwa yatwawe. Byaramushimishije rero maze ahita ababwira ati muri gukina ndabona rwose bishimishije, ngaho nimwikinire, gusa mu kanya mwitegure maze tujye mu isengesho. Baramubwiye bati yego, maze bakomeza kwikinira. Nawe ajya mu cyumba, gusa ageze imbere y'icyumba cye yarongera arahindukira yitegereza aba bana ukuntu bishimye bari guseka, maze aratekereza ati ahari uyu musore ashobora kuba nibura atangiye kumenyera hano. Nabyo ni intambwe nziza kuko rwose bizamufasha nyine no kugenda ahinduka buhoro buhoro. Undi munsi rero Nuria aba ari kuzinga imyenda, maze Jason agahita amusangayo. Yitegereza rero ukuntu uyu mukobwa ari kuzinga, maze agahita amubwira ati uri kubikora nabi, urankeneye rwose kugira ngo nkwigishe. Nuria ati oya nta kibazo. Jason ati reka nkwereke uko umuntu abigenza. Yamuzingiye umwe rero maze amwereka uko bayizinga. Bakomeje kuganira rero, Nuria ari kumubwira ati ariko ni ukuri usigaye rwose uri umwana mwiza, mbese mba mbona utangiye kugenda uhinduka buhoro buhoro. Naho rero Jason yaramubwiye ati mfite ibyiringiro ko n'ubundi bizaza, ndifuza ko nyine mwazabimfashamo maze bikagenda neza. Jason rero yitonze yarebye mu maso Nuria, maze ahita amubwira ati none se nakubwira ikintu? Nuria ati nta kibazo wambwira. Aka kanya rero Jason yari agiye kubwira Nuria ko amukunda, gusa nyine Kadima yahise ahamagara ati Jason waza nkakubwira akanya gato. Naho rero Nuria yahise amubwira ati aragushaka, genda umwitabe nta kibazo, nanjye rwose iyi myenda ndasigara nyizinga.
Kadima kandi yahise yinjira maze afata akaboko Jason maze amujyana mu cyumba cye, nyine mu cyumba cya Jason yari yasize rero akapfunyika kari karimo impano mu ntebe, yahise agafata maze agahereza nyine Jason ati ni akantu nakugeneye. Jason yarafunguye maze ahita asanga nyine harimo akaburaseri, maze ahita amubwira ati urakoze cyane, ni keza. Naho rero uyu mukobwa Kadima yahise amubwira ati Jason rwose ndagukunda cyane cyane, ntabwo ushobora kubyumva, kuva waza hano noneho rwose mba numva wagira ngo umutima wanjye ntabwo ukiri mu gitereko. Jason yahise amubwira ati uko wiyumva ndabyumva cyane, kuko nanjye niko niyumva, nanjye ndagukunda. Uyu mukobwa rero Kadima yahise amusimbukira, baramuhobereye ati urakoze cyane, ati ndishimye ntabwo ushobora kubyumva. Naho Jason rero utari wigeze anamukozaho n'intoki yahise amubwira ati ariko ngukunda nka mushiki wanjye. Nyine Kadima yari yamuhobereye cyane, ariko Jason we yagumye nyine amaboko ye ari ku ruhande. Kadima rero yahise amurekura, maze ubona rwose mu maso arijimye yitegereje uyu musore, maze uyu musore aramubwira ati kuri njyewe rwose uri mushiki wanjye nkunda kandi cyane, urakoze cyane rero kuba umpaye iyi mpano, ubundi nyine ubwo turaza kongera mushiki wanjye. Yahise nyine yisohokera maze asiga Kadima ari hano mu cyumba. Wabonaga nyine bimubabaje ko uyu musore atiyumva nk'uko Kadima yiyumvaga. Jason yahise yigarukira hahandi nyine Noria yari ari kuzingira imyenda, maze asanga n'ubundi aracyari kuyizinga. Naho rero Noria yahise amubwira ati ariko se ubundi ni gute umwijima n'umucyo byaba ahantu hamwe? Naho Jason yahise amubwira ati ni ngombwa cyane ko nyine umwijima uba hamwe n'umucyo, kuko byanze bikunze umwijima nawo bituma wifuza guhinduka umucyo, cyane cyane ko buriya Imana ijya gutanga umwana wayo w'ikinege yaje kugira ngo acungure abari mu mwijima, ntabwo yaje kugira ngo acungure abari mu mucyo. Naho rero Noria yaratangaye maze ahita amubwira ati uzi yuko usubiza nk'umuntu wemera Imana, usubiza rwose nk'umuntu usobanukiwe iby'Imana, dore ko unakoresha Bibiliya. Naho rero uyu musore ati nyine maze rwose kumenya byinshi. Yahise rero akomeza amubwira ati none se ubundi urabyumva ute ndamutse nkubwiye ko nifuza kuba umugabo w'inzozi zawe? Naho rero Noria ati hoya, umugabo w'inzozi zanjye rwose ntabwo arabaho, kubera yuko sinifuza kuba nakundana n'umusore abakobwa bose bifuza kandi bikarangira bamugezeho. Naho rero Jason yahise amubwira ati none se ndamutse nkubwiye ko nifuza guhinduka kandi nkaba umuntu mwiza ndetse cyane, urabyumva ute? Noria rero nta kintu yashatse kumusubiza, yaramwitegereje gusa, maze arangije ahita yisohokera amusiga hano wenyine. Jason rero yasigaye ari kumwenyura ati ariko uko byagenda kose ndagukunda kandi ngomba kubirwanirira. Noria rero yaragiye maze ahita yiyicarira hanze. Naho rero Jason yarahamusanze, maze Noria ahita amubwira ati none se niyo mpamvu ushaka kumfasha ibintu byose ni uko uba wifuza kuba undi iruhande kubera unkunda, kubera yuko mu busanzwe ndabizi neza ko udakunda gukora iriya mirimo y'amaboko. Jason yahise amubwira ati ariko byose ndabikora kubera wowe nta na kimwe ntabasha gukora. Yahise rero yicara maze nyine Noria ahita amubaza ati none se urifuza yuko naba umwe mu basheri bawe benshi ufite? Uyu musore yahise amubwira ati hoya rwose ntabwo ariko bimeze, kubera yuko ibyo byari ibya kera, ni iby'ahahise, kandi nyine Bibiliya iravuga ngo iby'ahahise tubirekera ahahise. Sinumva impamvu rero uba uri gukomeza kubigarura. Naho rero Noria ati ariko ko umaze kumenya imirongo myinshi yo muri Bibiliya. Naho rero Jason ati kwiyiriza no gusenga bifite nyine ikintu bigenda binyongeraho. Bagikomeza rero kuganira, Kadima yabaturutse inyuma maze yumva bari kuganira ndetse bari no guseka. Yahise rero abwira Jason ati burya bwose ni njyewe ufata nka mushiki wawe gusa, naho Noria we ntabwo umufata nka mushiki wawe. Yahise rero agenda arakaye, yarababaye abonye yuko uyu musore yamwanze kandi agakunda umuvandimwe we.
Nuria rero nawe yahise ahaguruka maze ahita asezera Jason. Jason yahise amubwira ati bayi sheri urara haryana. Naho rero Nuria yarahindukiye aramureba maze rwose ahita akomeza arigendera. Umunsi rero wakurikiye Jason aba yicaye mu cyumba cye, yicaye ku buriri ari gusoma Bibiliya ubona rwose yatwawe, maze Nuria akinjira amutunguye. Akimubona rero nawe rwose byaramutunguye, yahise abwira uyu musore ati none se uri gusoma bya nyabyo? Mbabarira umbwize ukuri, ibintu uri gukora ni ibintu uri gukora bikuvuye ku mutima cyangwa uri kubikora gusa kugira ngo nyine mbibone? Naho rero Jason yahise amubwira ati ntakubeshye, ibintu byose ndi gukora ndi kubikora bimvuye ku mutima kubera ko ndifuza guhinduka maze nkaba umuntu mwiza. Nabaye umwana mubi ndetse rwose nababaje mama wanjye, nabayeho meze nk'aho ndi intama y'umukara, ariko ubu ngubu ndashaka kuba intama y'umweru. Ndashaka kuva mu bintu byose nivurugusemo maze rwose nkaba umuntu mwiza. Gusenga kwa hano naje bisa nk'aho nje ku mbaraga, ariko uyu munsi wa none nsigaye mbikora mbikunze ndetse mba numva rwose byakabaye ibyanjye bya buri munsi. Hanyuma rero ndifuza guhinduka bya nyabyo. Nuria rero yahise amubwira ati ni ukuri niba ariko bimeze nanjye niteguye kugufasha. Aba bombi rero bahise bahoberana, dore ko nyine uyu umusore yari yishimye ko uyu mukobwa yiteguye kumufasha. Nuria nawe yari yishimye kandi ko noneho Jason ari mu nzira nziza ndetse yiteguye kureka buri kimwe agahinduka maze akajya mu nzira nziza. Ku rundi ruhande rero Kadima yaragiye ararakara, ishyari riramwica, dore ko yari yabonye ko nyine we batamukunda. Yatangiye kurakarira umuvandimwe we. Hanyuma rero umunsi wakurikiye bari mu masengesho bari gusenga rwose ubona bageze hagati, yabwiye mama ati mama rwose buretse hari ikintu nshaka kukubwira. Mama ati ikintu nshaka kumbwira kitategereza ko isengesho rirangira ni igiki? Yahise amubwira ati yaramubwiye rero ati nagira ngo nkubwire ko Jason ndetse na Nuria baku. Ahita arekeraho. Mama ati bagira gute? Naho rero Kadima yananiwe kubikomeza, dore ko aba bombi bahise bamurebera icyarimwe. Yakomeje kumubwira ati urumva nyine Jason yafashe ibintu bitari ibye maze rwose arabitanga. Mama ati ariko urashaka kuvuga iki wa mwana we? Vuga ibyo ushaka kuvuga vuba dukomeze twisengere. Ati nyine Jason afata ibintu byanjye maze akabiha abandi bitagenewe. Ndagira ngo rwose umubuze kujya ntangira ibintu byanjye kubera ko aba biha bitabagenewe. Mama we byarangiye nta kintu na kimwe yumvise maze ahita amubwira ati ceceka, ntuzongere kandi ntuzongere na rimwe kurogoya umwuka wera. Niba turi gusenga jya ureka dusenge, ntukazanemo ibyo byawe bidasobanutse. Yaramucecekesheje rero maze bakomeza kwisengera, nyamara byarangiye nta kintu yumvisemo. Nubwo bwose Kadima we rwose yifuzaga kurega nyine aba bombi kugira ngo mama wabo abe yabamerera nabi. Bamaze gusenga rero maze Nuria asanga Kadima mu cyumba. Yaramubajije ati biriya byose ni ukubera iki? Kadima ati hanyuma se uyobewe yuko nkunda Jason? Gusa nyine wowe wabashije kubihisha, ariko nawe uramukunda biragaragara. Naho rero Nuria yahise amubwira ati mbabarire niba rwose byakubabaje, gusa nta ruhare nigeze mbigiramo kandi nanone ntabwo namufarusa kugukunda. Ubwo nyine niba bitarakunze rwose ntabwo ari ukubera njyewe. Hashira iminsi rero ibintu bimeze neza cyane rwose, ndetse Jason na Nuria bibereye mu rukundo, dore ko rwose ibyabo biba bigeze kure. Nubwo nyine baba bagerageza kubihisha cyane kubera ko mama wabo aramutse abimenye ntabwo bashobora kumukira. Umunsi umwe rero Jason yari yibereye mu cyumba cye maze agiye kumva yumva telefone ye irasonnye. Yararebye asanga ni umushuti we wari umuhamagaye. Yahise amubwira ati ariko se ko twakubuza ahantu hose, telefone ntabwo ujya uyitaba, mu rugo iwanyu ntabwo uhari, ubundi bimeze bite? Nawe ati rero maze igihe rwose ntari mu rugo iwacu, tekereza ko hashize amezi 2 yose mama yaranyohereje ahantu mu masengesho kubera ko yaje kuvumbura bya bintu byose nakoraga. Reba wa mukobwa yarabimenye ibye ndetse nyine
anamenya ko najyaga nywa rya tabi. Ubwo rero akibimenya yahise nyine arakara cyane ndetse rwose ashaka kunyigiza kure yabyo. Ubwo rero yanjyanye ahantu nyine ku mushuti we w'umunyamasengesho. Ubu niho maze igihe. Ndashaka kukubwira ko meze nk'umuntu uri muri gereza. Ibintu byo kunywa itabi byo byararangiye. Nta kintu na kimwe nshobora gukora nisanzuye. Tekereza ko ntashobora rwose no kumva indirimbo zisanzwe. Mbese ubuzima nyine ntabwo buba bworoshye, ariko ni gutyo bigomba kugenda. Naho uyu mushuti wese amubwira ati none se nawe koko ukabyemera ku buryo nyine nta n'akantu ushobora kunywa? Jason ati ni ukuri maze amezi 2 yose nta kintu nywa rwose, ndakubwiza ukuri. Uyu mushuti wese amubwira ati none se ni ukuvuga ko nta kintu ufite nyine, twa tuntu two kunywa nta na kamwe ufite? Naho rero Jason yese amubwira ati nuko nabiherutse nyine, ariko ndakeka ko rwose nisatse nta kabura, kuko ntabwo byabura muri varize yanjye. Se urumva byabura? Nuko gusa ntabiherutse kubera ko hano ntabwo bishoboka kubihakorera. Uyu mushuti wese amubwira ati umva nkubwire, niba rwose wumva ukumbuye kwinywera, wowe uzateka ibiryo maze ugashyiremo ibyo biryo, rero uzajya ari wowe wenyine ubirya. Ubwo rero bizatuma nta muntu n'umwe uzamenya yuko uba uri kunywa akantu nyine, kubera ko uzajya uba uri kurya ibiryo gusa, bose bazajya babona ari ibiryo bisanzwe. Jason rero nawe agatima karongeye kararehareha. Burya nyine umuntu wanyweye agatabi iyo rwose bongeye kurivuga n'ubundi ahita yongera kumva arongera arishatse. Yahise abwira uyu mushuti we ati ariko uzi ubwenge, nk'ibyo bintu ubitekereje gute? Icyo gitekerezo ni cyiza cyane ndetse rwose ngomba kubikurikiza. Bwarakeye rero mu gitondo, si we wabonye bucya, yaragiye ajya mu gikoni maze atangira gutegura amafunguro. Yateguye rero ipirawu nziza rwose iryoshye, ariko nyine asukamo ka kantu, dore ko yari yanakabonye muri varize ye, maze nawe mu gusukamo yasutsemo kenshi kubera ukuntu yari agakumbuye. Nawe yahise abitekereza neza ko nta muntu n'umwe wanamenya ko rwose yakanyweyeho, kubera ko nyine ataba yakanyweye ngo azane imyotsi, ahubwo kaba kari mu byo kurya. Yaratetse ateka neza, ibyo kurya birahumura igikoni cyose. Sinzi ukuntu rero yasohotse ajya hanze ari kwifatira akayaga kugira ngo nyine aze kuza afate amafunguro. Kadima rero yinjiye mu gikoni maze akinjira yumva umuhumuro. Apfunduye asanga ibyo kurya biryoshye atigeze abona, bihumura neza inzu yose, maze ahita ashyira ku gasahane ati ntabwo najya gusenga ntariye ibyo kurya. Yaragiye rero yicara ku meza maze atangira kurya. Byari biryoshye, akajya avuga ati ntabwo narya isahani imwe ahubwo ndarya 2. Hanyuma rero mama we ndetse na Nuria nabo baba bamaze kwitegura bagiye kujya gusenga, maze baza bagasanga uyu mukobwa ari kurya. Bahita bamubwira bati ko wicariye se utari kwitegura ngo tujye gusenga? Ati nari nshonje maze nsanga ibyo kurya mu gikoni biryoshye. Ati ntabwo mushobora kubyumva, ntabwo mwigeze mubiryaho, reka namwe mbazanire maze mwumve nyine ukuntu bino byo kurya bimeze. Mama we rero yarebye ku isaha maze ahita amubwira ati nta kibazo, ndabona hakiri iminota, tuzanire twirire. Yaragiye rero arabizana, abazanira bose ku masahane maze baricara bararya. Bararyohewe. Mama wabo akajya babwira ati ibi byo kurya biraryoshye, atariko ndi kumvamo ikirungo ntasanzwe nkoresha, gusa nanone biraryoshye rwose. Ikibazo uko ndi kugenda ndya niko ndi kurushaho kumva ahubwo ndi gusonza, wagira ngo ntabwo ndakoramo, ndumva ndushaho kugenda ngira inzara, ahubwo nanjye umugani wa Kadima ndarya amasahani 2. Bose rero barariye maze bariyongeza. Mu kanya gato rero Jason yarinjiye maze abona bari kurya bose bicaye ku meza baryohewe, bari kumubwira bati ngwino nawe urye, wari waraduhishiye impano kuzi guteka bigeze aha. Jason yahise ababwira ati ntimumubwire rwose ko muri gufata ibyo kurya natetse byari biri mu gikoni. Bati cyane, mbese ntibabitetse ngo tubirye? Ati hoya rwose nari nabitetse ngo mbirye njyenyine. Naho rero mama wa Nuria ati hanyuma se twebwe twabitetse ntitubisangira gute? Wabirya wenyine n'ukuntu biryoshye, ahubwo nawe arura uze turye. Jason yaravuze ati hoya ariko rwose nimurekeraho. Bati hoya ntabwo bishoboka, ahubwo tugomba kwiyongera. Barariye bariyongeza, barongera bariyongeza. Jason rero byaramucanze maze ajya mu cyumba ahita ahamagara wa musore atuza ibintu bimbayeho. Ati bya byo kurya natetse ya famiye yose irabiriye kandi nyamara twari tugiye kujya gusenga. Naho rero uyu musore yahise amubwira ati ndakubwiza ukuri, nanjye ibyo bukurikire simbizi, ariko nyine ntacyo wakora ngo bihagarike.
Jason rero nta nubwo yabaye akibashije kurya kuko yahise yitunganya maze bajya gusenga. Bagiye gusenga rero maze batangira kubyina, ka gatabi bariye katangiye kubageramo maze batangira kubyina ukuntu gutangaje. Mama wabo nawe byari uko, yari ari kubyina rwose ibintu nyine bidasobanutse, atangira kandi kujya avuga n'amagambo adasobanutse, maze mu kanya gato yatangiye kujya ababaza ati mwabonye ama esikariye mwazibonye? Nyamara ba bantu bafata utuvidewo ako rwose babaga bagafashe kuko nyine babonaga ko uyu Pasiterine ubusanzwe bizeraga uyu munsi yavangiwe kandi bikomeye. Ni nako kandi Noria nawe yari ari kujya agenda maze agahobera Jason maze akamubwira ati ndagukunda, uri mwiza cyane. Mbese yari ari kumubwira amagambo adasanzwe. Jason we yarabibonaga ko nubwo nyine basanzwe bakundana ndetse banabwirana amagambo meza mu busanzwe, ariko uyu munsi noneho atari uri kuvuga ahubwo ari byo yariye biri kumuvugiramo. Ibintu rero byaragiye biba bibi maze bigeraho rwose imbaraga neza zirabashirana, batangira gusinda burundu ku buryo babaye nk'abantu banyweye inzoga. Barabafashe rero maze babajyana mu nzu. Uyu mu Pasiterine rero bukeye nibwo yagaruye ubwenge, nyine nibwo yakangutse neza maze bamubwira ibintu byose byabaye, dore ko ku mbuga nkoranyambaga hari hahiye neza, bari kumupostinga avuga nyine ati esikariye wayibonye. Mbese ubwo nyine niyo yari imvugo mu gihugu cyose. Hanyuma rero yumvise yasebye cyane, agahinda karamwishe maze ahamagara Jason, yamubajije ibyo yakoze n'icyo yabikoreye. Jason rero yarababwiye ati ni ukuri ibyabaye rwose bisa nkaho nta ruhare nabigizemo, kubera ko ibi byo kurya nari nabitetse ntekereza ko ari njye ngomba kubirya njyenyine, hanyuma rero nasanze mwamaze kubirya. Mama rero w'abantu yararize amarira menshi ati muhungu wanjye, ni irihe kosa nagukoreye ko nagukuye iwanyu ngira ngo rwose ngufashe guhinduka ube mwiza, ube umuntu mwiza, none koko birangiye usenye ukwemera kwanjye. Ubu abantu bose bambonye nk'umuntu rwose uvangirwa, nk'umuntu udasenga Imana. Nasebye bihagije, abantu bose bari kujya basubiramo ibintu navugaga. Ni ukuri wampemukiye cyane, yanabivugaga arira. Naho Jason ati ni ukuri mbabarira, nawe kandi amarira yari ari kuza. Ati ntabwo rwose nari nzi ko ari uko biri bugende, iyo nza kubimenya sinari kuba nabikoze. Birumvikana rero Noria nawe rwose yarakariye cyane Jason wari wabakoze ibi ngibi kuko yari yabasebeje. Yaramubwiye ati burya bwose ndabimenye ko utigeze ushaka guhinduka, ibyo wakoraga byose byari byo washakaga kunyereka, ariko wowe muri wowe washatse kuguma kuba umuntu mubi, washatse gukomeza gukora ibibi. Ni nayo mpamvu wari warabitse ibi byose, ni nayo mpamvu wadukoze ibi byose kugira ngo natwe tugaragare nkawe. Yaramurakariye ndetse ahita anamwanga, aramukatira, amubwira ko rwose atifuza ko bazongera kuvugana ukundi. Uru rugo rwose rwaramurakariye maze mama w'abantu yahamagaye mama wa Jason amubwira ibintu byose uko byagenze. Mama wa Jason rero yaramubwiye ati ngomba guhita nza nkamutwara. Naho mama w'abantu ati hoya, ntabwo ari cyo gisubizo, kubera yuko niba nariyemeje kuzagira icyo nkora ntabwo rwose ngomba gucika intege, ahubwo iki nicyo gihe cyo kugira ngo nshake imbaraga nyinshi noneho, kuko ngomba kugira icyo nkora byanze bikunze. Abantu bose rero hano muri uru rugo baragiye maze barakarira Jason, nta muntu n'umwe wifuzaga kumuvugisha. Naho rero we yaragiye ariheba maze rwose akajya mu cyumba cye agafata Bibiliya agatangira gusoma, maze akajya atonganya Imana. Atari ko Mana, kubera iki ndi mubi? Kubera iki buri gihe nkora ibintu bibi? Kubera iki ntashobora kuba umwana mwiza? Kubera iki bibi byose biva kuri njyewe? Kubera iki Mana? Mbese wabonaga nawe byamurenze, ibyo yakoze byari byamubabaje, yumvaga atazi ikintu yakora kugira ngo abe yababarirwa, ariko nyamara nta n'umuntu n'umwe wifuzaga nibura no kumutega amatwi. Bose bari bamaze kubona ko ari umuntu mubi, nta n'icyo bapfa gukora kugira ngo ahinduke. Gusa nanone mama w'abantu we rwose yumvaga agomba gukomeza kugerageza, nubwo rwose Noria we yumvaga yava muri uru rugo maze akagenda, ariko mama wabo ntabwo yifuzaga kumurekura.
Jason rero afata umwanzuro wo gufata nimero z'abashuti be bose maze akaziguruka muri telefone ye kugira ngo atazagira wongera kumuvugisha, kuko yari amaze kubona ko n'ikigare kiri muri bimwe mu bituma rwose atabasha kureka izi ngeso mbi, kubera ko iyo bamuhamagaye n'ubundi bahita bamwibutsa ibihe byashize. Hanyuma rero iminsi irashira maze rwose agasanga nyine Nuria yicaye muri salo. Yaramubwiye ati ni ukuri ndabizi narakubabaje cyane, ndabizi rwose nta naho mfite ho guhera ngusaba imbabazi, ariko nawe umbabarire unyumve. Ubu nyine undeba hano bimeze nk'aho ndi umwana wireze, nta burere bw'ababyeyi nigeze mbona, nubwo nintangira kubikubwira uri bubifate nk'aho ndi gufata amakosa yanjye maze nkayahindurira ku bandi, ariko igihe nakabaye narahawe uburere n'ababyeyi, icyo gihe ababyeyi banjye bo bari bahuze bashaka amafaranga, nta mwanya bajyaga bambonera, dore ko kenshi babaga bari hanze y'urugo bari mu mahanga. Iyo babaga bagiye maze bakamarayo igihe, sinigeze rwose mbona umuntu unyobora inzira nziza ngo ambwire icyo gukora ndetse n'icyo kudakora. Ntabwo rwose nigeze mbona urukundo rw'ababyeyi. Ubwo rero ingaruka z'ibyo byose ndi kuzibona ubu ngubu. Hanyuma rero nkeneye ubufasha, ndakwinginze mbabarira umfashe, nkeneye guhinduka, nkeneye kuba umuntu mwiza, mbabarira rwose ubimfashemo ndabigusabye. Nyamara akibwira ibi byose Nuria wari umuteze amatwi ariko nta jambo na rimwe yamusubije, yahise ahaguruka maze arigendera. N'ubundi nyine asiga Jason yicaye hano wenyine. Jason rero yatangiye kwifasha gusenga, dore ko rwose yabonaga ko ibintu byamukomeranye. Yajyaga mu cyumba cye agapfukama maze agatangira gusenga. Ntabwo byari byoroshye, ariko nanone yagombaga kubigeraho. Yavugaga amagambo yongera ayasubiramo cyangwa ayacurikiranya, ariko nanone agakomeza kugerageza gusenga abwira Imana ati Mana ni wowe wandemye, ni wowe unzi, kubera iki ko uza ahari intege nke zanjye, kuko ibyo byose utabihindura. Ndifuza kuba umuntu mwiza, kubera icyo utanyobora maze rwose nkaba umuntu mwiza. Yarasengaga rero asaba Imana kugira ngo ahinduke bya nyabyo. Nawe ubwe rwose yari abangamiwe n'ibintu byose yari ari kunyuramo. Hashira iminsi rero maze Jason agasanga mama wa Nuria muri salo aho aba ari gusenga, maze agapfukama imbere ye maze akamubwira ati ndakwinginze mbabarira rwose kubwo ibyo nakoze byose. Ndifuza yuko nasubiza ibihe inyuma maze ibintu byose nakoze nkabihindura. Ndakwinginze rwose mbabarira, ndifuza guhinduka. Sinigeze nifuza kugusebya bigeze aha, sinigeze nifuza kugukorera ibintu nk'ibi. Ndaremerewe ni ukuri, kandi nyamara ndifuza rwose kuba umuntu mushya. Ndifuza rero ko wamfasha kugira ngo icyo wanzaniye hano kizagerweho. Wifuje ko naba umuntu mwiza, nari intama yazimiye maze urantoragura kugira ngo mpindure. Ndakwinginze mfasha kugira ngo mbe nyine iyo ntama wifuje ko nabayo. Ndifuza yuko nazaba icyubahiro cy'ababyeyi banjye. Ikindi kandi ndifuza yuko igihe nazasohoka hano abazambaza bose ikintu cyampinduye nazababwira yuko nahuye na marayika, kandi nibyo rwose uri marayika wanjye. Nzababwira ko nahuye nawe kandi ari wowe wampinduye. Ndakwinginze rwose mama mbabarira, ndifuza guhinduka. Mama rero wa Nuria yaramubwiye ati mwana wanjye, n'Imana ubwayo yaratubabariye, ndinde wo kutababarira. Ndakubabariye rwose, ariko nizere ko uzahinduka bya nyabyo, kuko ndifuza ko wazaba umuntu mwiza. Yaramushimiye rero maze Nuria bari bahagaze ahangaha nabo baratunguwe no guca bugufi k'uyu musore, ndetse noneho no kuba bigaragara ko rwose yamaramaje ndetse yifuza kuba umuntu mwiza birenze uko yigeze abyifuza. Nuria rero yabonye ko Jason yamaramaje maze nawe yemeza kumufasha. Yamusanze mu cyumba cye maze aramubwira ati noneho ndabona ko rwose ufite umuhate, ndifuza ko nanjye nagufasha maze rwose ugahinduka bya nyabyo. Batangiye kujya bafatanya gusoma ijambo ry'Imana ndetse no gusenga ari bombi ari babiri, dore ko Jason noneho yarasigaye anasenga ari wenyine, akiherera mu cyumba agasenga rwose, agasoma Bibiliya
mbese yari amaze kuba rwose umuntu ubona ko ibi bintu byacengeye neza neza. Umunsi umwe rero bari babyutse baje gusenga, maze baje mama wabo kumwe yavuzaga inzogera kugira ngo babyuke, yageze muri salo ahita asanga Jason arahagaze na Bibiliya nta n'agatotsi namba, abandi bose bakiryamye. Yarumiwe ati mwana wanjye wabyutse? Naho rero Jason ati cyane rwose, mba numva mfite inyota yo gusenga, ntabwo isaha rwose ikincika. Naho rero mama wabo yaratunguwe, maze n'abantu yabaje nabo barumiwe ukuntu asigaye abyuka mbere yabo, atari ngombwa ko bamubyutsa ahubwo aba yibyukije yifatiye na Bibiliya, bigaragara ko rwose yari ari no kwisengera buhoro buhoro. Bose baramutangariye. Uyu munsi rero yabwiye mama wabo ati hanyuma se mwandeka maze nkaza kuba ari jyewe uyobora isengesho? Bose bararebanye, maze mama wabo aramubwira ati cyane rwose. Yabariyoboreye isengesho rero, maze ibintu birashyuha bigenda neza, mbese byari byaryoshye. Bose rero barumiwe. Nuhiya bamaze gusenga yaramubwiye ati ariko ni ukuri usigaye untangaza, mbese nsigaye mbona rwose ibi bintu bindusha kandi ari njye nabigutanzemo. Naho rero uyu musore yaramubwiye ati mba numva nyine ahubwo nakabaye menya ibirenze, kubera ko ndifuza rwose kutazasubira inyuma, sinifuza kuzaba uwo narindi we, sinifuza kuzasubira aho navuye. Nsigaye numva gusenga ari byiza, mba numva mbinezerewe, mba numva kuba mu Mana biryoshye. Ntabwo wabyumva ukuntu mba numva rwose kuba nibereye hano nezerewe cyane. Iminsi rero yaragiye irashira, maze mama wa Banuhiya abona ko rwose uyu musore yarangije guhinduka kandi burundu, yabaye undi muntu atakiri wa wundi. Yaragiye rero maze ajya kureba mama wa Jason, dore ko atari yigeze anabimubwira. Maze agezeyo yaramubwiye ati ndifuza ko waza maze ukajya kureba nyine uko umuhungu wawe ameze. Naho rero mama wa Jason yahise amubwira ati yabananiye se kandi nanone yongeye gukora andi makosa, bibaye ngombwa ko njya kumucyura? Naho rero mama wa Banuhiya ati ntabwo ariko bimeze, wowe ngwino nyine ugende urebe, ubwo uraza kumbwira icyo wabonye. Baragiye ariko uyu mama yari afite ubwoba, maze bakigerayo binjiye mu cyumba cya Jason. Yatunguwe rero no gusanga uyu musore yicaye ku buriri ari gusoma Bibiliya yitonze cyane, maze agahita abasuhuza bose. Mama rero wa Jason yahise atungurwa, maze nyine ahita amubaza ati none se iyo Bibiliya ni imirongo bakubwiye gusoma? Ni mama wa Banuhiya wakubwiye kuyisoma? Jason ati oya rwose ntabwo ari we, ni jyewe nabyibwiye, ndetse ubu nibwo buzima bwanjye nsigaye mbamo, nsigaye nitungiwe no gusenga no kwisomera Bibiliya. Mama rero wa Jason yahise areba nyine mama wa Nuhiya. Mama Nuhiya ahita amubwira ati nuko rwose bisigaye bimeze, ibintu byarahindutse ntabwo bikiri bya bindi. Mama rero wa Banuhiya yakomeje kubwira mama Jason atumva umuhungu wawe yarahindutse, ntabwo ushobora kubyumva. Narabikubwiye ko rwose Imana ikora kandi nta kiyinanira. Ubu rwose ntabwo akiri wa wundi, yarahindutse burundu burundu, asigaye akunda gusenga kenshi cyane, ni nawe usigaye utuyobora mu masengesho. Turya ibyo kurya yadutekeye, yoza ibyombo hano, arakoropa. Naho mama wa Jason we yari yumiwe ati ibyo byose se ajya abikora? Ntabwo rwose nari nzi ko azi no kubikora. Bakomeje rero kuganira, maze nyine Jason abwira mama we ati mama rero umbabarire rwose kubw'ukuntu nakwitwayeho, ko nabaye umwana mubi, nabaye umuhungu mubi, ariko kandi ntabwo rwose burya ari imyuka mibi yari ndimo, ahubwo nari narababuze ababyeyi kugira ngo banyobore. Nkiri mutoya urabizi, ntimwigeze mumpa umwanya, mwahoraga nyine mushaka ubutunzi. Nanjye rero nahoraga nyine ndi wa mwana wirera utagira umuntu umubwira kirazira. Mama we rero yatangiye kubyumva, maze amarira atangira gushoka. Ati mwana wanjye ntabwo ari wowe kunsaba imbabazi, ahubwo ni njye wo kuzigusaba, kubera ko ntigeze mba umubyeyi wifuza, sinigeze mba mama wawe ugukwiriye ndetse ugutera ishema, ariko ndakwinginze umbabarire. Jason ati nta kibazo mama, rwose nta kibazo, narakubabariye kandi nzakomeza kukubabarira, ndagukunda cyane uko byagenda kose. Bahise rero bahoberana, byari ibintu byiza cyane. Maze rero mama wa Banuhiya yahise avuga ati ushimwe Mana
ariko uretse kuba wamuhinduye unatumye umwana yiyunga na mama we, byari ibyishimo rero hano. Mama we yahise amubwira ati nizere ko rero turi butahane. Jason rero nta kintu yigeze amusubiza, ahubwo nyine yagiye mu cyumba maze asanga nyine Nuria yaramubwiye ati umva nkubwire, ni ukuri ndumva ntifuza ko rwose wagenda kuko sinifuza ko wansiga, nari maze kukumenyera hano, numvaga nishimiye kuba uri hano. Naho Jason ati ariko nanjye ndagushimiye rwose ko kino gihe cyose maze hano wabashije kumba hafi, ni wowe watumye ibi byose mbigeraho, kandi nanone uri ibyishimo byanjye, nanjye rwose sinifuza kugusiga. Ngaho mbwira niba wifuza ko rwose naguma hano. Nuria yaramubwiye ati byose nabyo birashoboka, none se wahaguma? Naho Jason ati cyane rwose nahaguma, kubera ko ndaryohewe kuba ndi hano, ndanezerewe, ndifuza kuguma hano nkakomeza gusenga maze nkabanza gukura mu by'umwuka, ndetse rwose nkabanza kwibagirwa buri kimwe cyose mu by'ahashize byanjye. Bagiye muri salo rero maze mama wa Jason ahita amubaza ati hanyuma utazanye ivalize? Naho rero Jason yahise amubwira ati ntabwo nayizanye kuko ntabwo nifuza gutaha, ahubwo ndashaka kuguma hano hantu nyine haramfasha. Mama si ukwanga kujya mu rugo, ariko nanone ndifuza kuba ngumye hano maze rwose nkabanza ngatera izindi ntambwe nyinshi. Hano hantu ni heza cyane kandi ndaharyohewe. Mama wa Jason ndetse na mama wa Nuria bararebanye maze barumirwa. Mama rero wa Jason yaramubajije ati nibyo ushaka nibyo uhisemo? Naho rero Jason ati cyane. Mama we yaramubwiye ati mwana wanjye ndagukunda cyane, ariko niba ari byo uhisemo wigumire hano, kubera ko n'ubundi niho hakugeza uwo uri we, uzajya uza kunsura kenshi, kubera ko rwose urabizi ndagukunda kandi ndagukumbura. Jason ati nzajya mbikora, kuko kuguma hano ntabwo bizatuma nkura mu by'umwuka gusa, ahubwo nyine bizatuma n'urukundo rwanjye mbasha kurukuza. Ubwo kandi yabivugaga nyine ari no kureba uyu mukobwa bakundana Nuria. Aba babyeyi bose nanone bahise barebana, dore ko aba bombi bari bahagararanye maze bahita bafatana mu biganza. Jason rero yahise abwira mama we ati mama nkunda Nuria cyane, ndetse ni nawe wamfashije kugera kuri ibi byose. Yahise rero anabwira mama wa Nuria ati mumbabarire kuba mbatunguye, ariko ni ukuri ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ababyeyi rero bari batunguye nyine birumvikana, ariko nanone ntabwo rwose byigeze bibabaza. Bahise bababwira bati nta kibazo, gusa mwebwe mugomba kwirinda ikibi maze rwose mukarangwa no gusenga. Naho rero Nuria yahise ababwira ati turabizi kandi rwose turabyubahiriza. Ababyeyi rero barishimye, dore ko rwose bari bageze ku kintu bari barifuje kuva kera kose. Mama rero wa Jason yaratashye maze n'ubundi asiga uyu musore hano wagumye aha nyine, maze akakomeza gutera intambwe mu byerekeranye no kuba umuntu nyamuntu, kuba umuntu mwiza, ndetse no kwibagirwa ahahise he kandi burundu. Iminsi yarahise rero maze nyine aza gutaha, kuko rwose yari yararangije guhinduka kandi yarafashe icyemezo cyo kutazigera asubira inyuma. Yageze iwabo mama we akajya amureba akabona n'undi wundi, kubera ko ibyo yakoraga byari bitandukanye n'ibyo yigeze gukora kera. Yari umuntu utangaje. Yabwiye rero mama we ko yamufasha maze akajya amufashiriza wa mwana nyine, wa mukozi rero ateye inda, ariko rwose akaba atazigera amushaka kubera ko atigeze amukunda, ko uwo yakunze wenyine yari Nuria. Mama we rero yarabyumvise maze aramubwira ati umwana wacu nta kibazo, tuzamwitaho kandi tuzamukorera buri kimwe cyose. Iminsi rero yarashize maze Jason abwira Nuria ko yifuza ko nyine batera intambwe maze noneho bagakora ubukwe, dore ko aba bombi bari bamaze igihe kinini bakundana, ndetse rwose nta kindi kintu na kimwe cyari gisigaye. Nuria rero yamubwiye ko bagomba kubibwira ababyeyi, ubundi nyine bagatangira kwitegura. Babibwiye ababyeyi nabo babyakirira hejuru, ndetse rwose bababwira ko babashyigikiye. Batangiye rero gutegura ubukwe bw'aba bana babo, dore ko kubera ukuntu iyi miryango yari inshuti, byasaga nkaho rwose byari ukuva iwanyu n'ubundi ujya iwanyu, mbese byari ibyishimo gusa. Ubukwe bwabo rero bwarabaye maze aba bana
ibyishimo byari byose ku munsi wabo w'ubukwe. Impano bagiye babona inyinshi zari amagambo y'ababyeyi babo yo kubifuriza ibyiza gusa, yo kubifuriza urugo ruhire, kubatangira ubuhamya bw'inkuru yabo y'urukundo, uko byagenze, uko byatangiye, ndetse rwose abantu bose bari batangajwe n'ukuntu uyu musore yavuye mu mwijima maze akagera mu mucyo, ndetse abifashijwemo n'uyu mukobwa. Uyu munsi bari bari gusezerana imbere y'Imana. Mama rero wa Jason yababwiye ko yifuza kubaha impano yo kubishyurira amatike yo kugira ngo bajye mu kwezi kwa buki hanze, dore ko nyine ari we wari ufite n'amafaranga menshi. Yahise abwira rero Jason ko yifuza yuko kandi batekereza ku kintu bagomba gukora, maze bakazaza baranogeje umushinga, ubundi bakabaha amafaranga bagatangira bizinesi ndetse bagatangira ubuzima bwabo, kandi bababwiye ko batagomba kuzibagirwa na rimwe gusenga, kubera ko Imana ari igomba kuza mbere ya byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.